ibaze kuba muri RIB abantu 16 baratanze ruswa ingana na miliyoni 5 ubwo wakora mu ayene RIB nicyo kigo cya mbere cyakira ruswa itubutse so rumaze iminsi umbaza ngo bipfira he transparency yabyerekanye abakabiri nese dosiye ivuye muri RIB ijya he ubushinjacyaha aha ubushinjacyaha n'ubwa kabiri nabwo kuri ruswa ya menshi rero uraseka mu bushinjacyaha mu ayene ni 200 ni 200 yego ubwo ni ndi kubonaho miliyoni buri muntu mu bushinjacyaha mu ayene ni 200 donc harimo umuntu umwe yatanze 200 kugira ngo to avoid filing a case in court kugira ngo parike ishingure dosiye ikirego ntije mu rukiko urumva yanzira kandi ubwo naya ngaya batanga muri RIB iyo se singira ngo nayo RIB batanze zira miliyoni to paid to secure release from detention kugira ngo arekurwe by'agateganyo atageze mu oya RIB se ntuzi kwibarana abantu imisi amafaranga menshi naho bayatangira mureke idosiye ije muri parike ariko adafunze urabyumva cyangwa munayi yego parike umuntu atanga 200 kugira ngo idosiye itazagera mu rukiko wabyumvise umuntu hari wayatanze hose agatangayo muri RIB ngo avanywe amabuso avanywe muri kasho yarangiza agatangayo muri parike ngo dosiye itazajya mu rukiko iyo birenzaho rero bigenda bitarya dosiye igenda he ivuye muri parike ijya mu rukiko abacamanza naba gatatu RIB parike inkiko abacamanza mu ayene bafata amafaranga ni 1000 twongeye kubasuhuza abakurikiye KAREGEYA muri pano twizere ko mumeze neza cyane tubahaye ikaze ku biganiro n'amakuru tubagezaho hano kuri iyi chaîne mudahwema kutwereka ko muri abantu bacu inshuti z'akadasohoka twongeye kubana namwe twongeye kubana kandi umuryango wabaye mugari buturakabakaba 11,500 yego kandi ntabwo ari abo gusa kuko hari n'abantu kubera impamvu z'akazi bakora cyangwa se ubuzima babayeho cyangwa se imyemerere n'imiryango badukurikira ariko badakora subscribe kubera impamvu zinyuranye bajya babimbwira ariko umuryango ni mugari kandi turabyishimira ko tumaze kuba benshi kandi ibiganiro bakabishima komanteri ebana zose ziba ziri nzima zitwubaka zitwunganira uyu munsi rero watuzaniye iki birumvikana uyu munsi ndacyakomeza kwisegura nako ofisi niwe uzatubwira ikiganiro twakoze kuri GBV rwose kiraho cyambabaza nzagisubiramo abantu bamije profe ntibumve ko nabaringanye nyirangaruye Clementine ya mbere umuhamya kuko twakoranye ikiganiro ariko cyagize ibibazo biri technique ngo nzashaka kanya ngisubiremo hanyuma uyu munsi rero turongera turebe kuri raporo ya Transparency International yamuritswe ku wa 4 tariki 7 z'ukwa 12 ku bijyanye na ruswa ariko bya bintu byose twishatse tuvuga ngo bipfira he ba abantu bafungwa iminsi 30 y'agateganyo bakamaramo umwaka amezi bya bintu wahoraga umbaza ngo umuntu yafunzwe ngo agafungurwa ngo yabaye umwere ngo abigenza ate ya nzira yose Transparency yatunze y'igitoroshi isanga ruswa vuza ubuhu ibaze kuba muri RIB abantu 16 baratanze ruswa ingana na miliyoni 5 ubwo wakora mu ayene RIB nicyo kigo cya mbere cyakira ruswa itubutse nicyo cya mbere mu kwakira ruswa y'amafaranga menshi Transparency niko ngaho nawe ntubyemera nawe utagiye kunteza ingaru nuko ejo yarabimuritse yabigaragarije abafatanyabikorwa muri Sainte Famille hanyuma ku rutonde rw'ibigo byafashe amafaranga menshi
atubutse ribu ni ya mbere. ubwo ribu kuri cya kigereranyo watubwiye muayene ni 312 ku muntu 282 282 ku muntu abantu 16 batanze amafaranga angana na miliyoni enye n'ibihumbi 527. aho byajya muri 200. 282 niyo muayene itangwa ya ruswa itangwa muri ribu. ubwo harimo abijana ariko harimo n'aba 500 n'aba miliyoni. Muayene y'amafaranga yatanzwe muri ribu nka ruswa ni ibihumbi 282,968. Abantu 16 bonyine batanze ruswa ingana na miliyoni enye n'ibihumbi 527,500. aho ni ribu niyo ya mbere mu gihugu kandi niyo dosiye itangiriraho. sibyo se? abakabiri so rumaze iminsi umbaza ngo bipfira he? Transparency yabyerekanye. abakabiri nese dosiye ivuye muri ribu ijya he? ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha n'ubwa kabiri nabwo kuri ruswa ya menshi rero uraseka. Mu bushinjacyaha muayene ni 200 ni ibihumbi 200. Yego. ubwo ni ndi kubonaho miliyoni buri muntu mu bushinjacyaha muayene ni ibihumbi 200. Donc harimo umuntu umwe yatanze ibihumbi 200 kugira ngo to avoid filing a case in court, kugira ngo parike ishingure dosiye ikirego ntijye mu rukiko. Urumva yanzira kandi ubwo naya ngaya batanga muri ribu iyo se singira ngo nayo ribu batanze zira miliyoni to paid to secure release from detention, kugira ngo arekurwe by'agateganyo atageze mu ribu se ntuzi ko ibarana abantu iminsi amafaranga menshi nayo naho bayatangira. Mureke idosiye ijye muri parike ariko adafunze. Urabyumva? Yego. Parike umuntu atanga 200 kugira ngo idosiye itazagera mu rukiko. Wabyumvise? Umuntu hari wayatanze hose agatangayo muri ribu ngo avanywe amabuso avanywe muri kasho yarangiza agatangayo muri parike ngo dosiye itazajya mu rukiko. Iyo birenzaho rero bigenda bitarya dosiye igenda he ivuye muri parike ijya mu rukiko. Abacamanza n'aba gatatu ribu, parike, inkiko. Abacamanza muayene bafata amafaranga ni ibihumbi 153 muayene. Urabyumva? Yego. Okay, mu bacamanza abantu 6 batanze ibihumbi 920 bayaha abacamanza. Uri kubyumva? Yatanzwe harimo ibihumbi 570 byatanzwe kugira ngo bigize imbere isomwa ry'urubanza. Secure the nearest hearing date. Bigize imbere itariki y'isomwa. Ni iburanisha. Hearing. Iburanisha hearing wara hearing. Kugira ngo wigirizwe imbere iburanisha. Nabyo ukabitangira ruswa. Muri makizi inzego ubwo mbere yuko nkomeza. Iyi niyo machine ya justice mu Rwanda. Ibindi byose uhora umbaza ngaho Jean Paul, ngaho data manager, ngaho Sigigasana, ngaho Ndimbati, ngaho Titi Brown, ngaho Dr. Kayumba Christopher, ngaho Robert Mugabe, ngaho wanibagiwe ninde Kid, ngaho Prince Kid. Abantu bakirwa bibaza ngo ibintu birapfira he. Systeme machine ya justice yo mu Rwanda niyo ni ruswa. Ibi ni bya transparency ntabwo ari bya Karegeya. Icyo nkora no gutera imetero. Muri ribu barasaba amafaranga yo kugira ngo umuntu avanwe muri kasho. Muri parike barasaba haratangwa amafaranga ngo idosiye ntijye mu rukiko. Umucamanza agafata amafaranga ngo aburanishe yigize imbere itariki yo kuburana. Ibyo byose bikagura. Utayafite aya mafaranga mu magambo atomoye. Yego. Muri izi nzego uko ari 3
ibihumbi 482 kongeraho 482 kongeraho 153 ni ibihumbi bigera muri 600. Iyi nzira umuntu ashobora gutanga moyenne y'ibihumbi 600 kugira ngo yeze umunyacyaha cyangwa se aharabike umwere, aponda umwere. Yego, nicyo bivuga. Iyi nzira wumvisha uko zikurikirana muri system, ni nako zikurikirana muri ruswa. Mu mubare wa menshi ntabwo ari abantu benshi bafashe amafaranga, nuko ho hasaba menshi. Aho ahantu hameze ari amafaranga gutyo rero nta nubwo haburamo ubugambanyi nyine. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ni ukuvuga ngo harimo kugura abantu kugira ngo icyaha bakimure, inyito y'icyaha, ibyo bintu byose. Ya gatatu ubwo ibigo bitatu bya mbere bifata amafaranga menshi byose bishingiye ku butabera. Hanyuma se urumva ngaho bwa butabera uhora umbaza rero, reba isura yabwo. Niba muri RIB hagiye ruswa, parike ruswa, abacamanza ruswa, uvonu nibo batatu ba mbere. Nibo batatu ba mbere. Bagira ngo transparency ntabwo yinjiye mu bavoka n'abahesha b'inkiko. Ariko mu bavoka ruswa ishoboka gute? Umwavoka ashobora kurya habiri. Umukire uburana n'umukene, noneho umukene azishyura ya 500, ariko umukene akavuga ati na 500 y'uwo mukene ndayaguha nkongere nandi. Hari kesi, ya kesi mpora ikinkurikirana ahantu. Umukecuru w'imyaka 86 wahuye yari afite umwavoka. Baramuhamagara ngo ntazi gusoma no kwandika. Baramuhamagara ngo mukecuru ngwino usinye hano watsinze. Urumva? Uzi cyabaye? Inyandiko yasinye yari yo kuvuga ngo umwana wanjye, umwuzukuru wanjye muhaye ubutaka bwanjye, ibiri hejuru n'ibiri munsi. Mukecuru asinya. Urumva? Ubuza aho ari aravoka wabimubwiye. Yero muhamagaye ngo ngwino usinye ko watsinze, asinya igipapuro cyanditse ngo mpaye umwuzukuru wanjye byose. None inziri ku isoko. Mukecuru bamuremekanyirije akazi aho hafi. Ndabyumva? Umwuzukuru aramutsinda ati singiye inyandiko mukecuru, ariko se usebye urumva bwa bucamanza hataje mu ruswa. Umuntu w'imyaka 86 ukamwemeza ngo dore ibyo wasinyiye, ntubanje kureba ngo ese koko azi gusoma, ese mentaloma ari tayari. Cyane abyumva nyuma barabimusomera ati ibyo ntabyo nzi. Ati kandi warasinye mukecuru, kandi warasinye. Urumva icyo bivuga? Ubwira umukecuru wa 70 imvi n'uruyenze. Ntago mu bavoka bagiyeyo, mu bawisiye byo bivugwa muri abitwa abateza muri za cyamunara, abahesha b'inkiko muri za cyamunara baravuzwe cyane mbere ku bwa Businge byahoraga gutyo. Urumva? Aho ntago bagiyeyo. Ariko mu bijyanye na system judiciaire ngo twumve ngo iyo domaine tuyitegeho iki, kandi ubutabera niwo mutekano w'abaturage. Bazaryana, bazafungishanya, ufite amafaranga agushirishemo, aguhamishemo pe. Urabyumva? Byagaragaye ni transparency, ntabwo ari Karegeye. Hatagira unyitwaraho umwikomo. Abo tubanye neza turaguma tubane neza. Ntabwo tubaniye ko ntavuga ibyavuye mu bushakashatsi byo noneho si nibyo mvana mu mutwe. Dore ngibi dore RIB singiyi, dore singiyi RIB prosecutors judges barakurikiranye. Iyo biza kuba twari kuba dufite uruhengekero. Iyo biza kuba bati harabanza RIB, hagakurikiraho wasake, hagakurikiraho abarimu, hagakurikiraho private sector, hagakurikiraho kaminuza, hagakurikiraho ubwubatsi, pariki kaza nyuma, bidakurikiranye gutya. Iyi sura RIB, parike, inkiko, abacamanza bigakurikirana d'office. Ntago wakwita arya Jean Paul avuze ngo byerekanye isura y'ubucamanza. Ntago ari cyo mvuze. Isura iri muri raporo. Izi nzego ukoresha tuzikurikiranye, ndabivuga kugira ngo nabo hagira ibyo bakosora. Ntacyo mpfa na RIB, ariko afandijano hakenewe revision ya moteri. Niba ari gusubiza niba kubasubiza ku makosi, niba ari kubahinda. Hanyuma rero niba hatanzwe ruswa muri RIB, niki cyagiye muri pariki? Ni igicupuri. Niba hatanzwe ruswa muri pariki, niki cyagiye mu rukiko? Ni igicupuri. Hanyuma se niba umucamanza yari amafaranga, niki cyagiye muri gereza? Ni umwere winjiye muri gereza, umunyacyaha asigara hanze. Niko bimeze.
ni raporo mvuga ntabwo ari Karegeya banyumve hanyuma urumbaje ngo ikigo cya kane ni ikihe ubwo twavuye mu bucamanza yego twavuye mu bucamanza ikigo cya kane RBS RBS niyo Rwanda Bureau of Standard Rwanda Bureau ngira ngo RBS yo mu ayene ni 100,000 RBS iriya yindi itanga ubuziranenge kugira ngo ushinge uruganda mfite umudamu i Butare twahuriye ku murenge wa Mbazi ndakeka arira mbwira kuntu yagiye muri aho batanga ubuziranenge asaba ibyangombwa by'uruganda rwa kawunga baramubwira ngo ibikoresho akoresha ngo harimo ngo akantu ngo kajya mu ifu ya kawunga ngo kakica abantu bamusaba ruswa ya miliyoni n'igice avuga ati ntayo mfite birangira rugurishije uwaruguze arukoresha uko wa mudamu yarukoreshaga ntacyo yahinduyeho ubuzima burendereye cyane bari yabimbwiye arira yabimbwiye arira n'ikimenyimenyi nandikiye meya mubaza nti kesi urayizi meya ntiyasubiza kandi meya asanzwe asubiza na mbere yuko abameya twaravuganaga ariko yandiye sine iki kigo mu nganda aha ndibutse Rwara iki kigo ubwo mbafite amakuru ariko ubundi support yanjye ni transparency iki kigo nagiye nigeze kujya tugiye kwibuka izaza umuntu aranyihererana wari ufite uruganda rwenga inzoga mu bitoki arambwira ati badushyize kuri condition zimeze nk'izaburarirwa ibaza uruganda ushinze avec 3 millions bagashaka ngo ugire ndende kuri standard nk'izaburarirwa akantu yambwiye ngo hari amafaranga utanga ya inspection yo kugira ngo baze kugusura y'ubugenzuzi noneho ayo mafaranga aba expired uri gusaba icyangombwa bakavuga ati tuzagusura ishyura 300 tuzagusura ayo mafaranga nyuma y'amezi 3 aba expired ugatanga ndi kandi hari igihe ayo mezi 3 ashira batagusuye cyangwa banagusura akavuga ngo kosora ugatanga amezi 3 yashira aho kongera ugatanga ndi iyi niyo dore transparency rero yabivumbuye nari mbizi naranze kubitangaza ariko ndisunga raporo raporo cyo ikigo cya kane cyo ikigo cya kane donc mu buziranenge iyo niyo nzira ya ruswa ibyangombwa gutanga iki ibyangombwa by'ubuziranenge nizo zanzoga zigenda zihitana abantu akazana echantillo nziza yagerayo mu ruganda agakora ibicupuri bigahitana abantu kandi agaragaza ko yagize byarabaye kuyitwaga Kibamba n'ibindi na nyuma ya Kibamba hari izindi zabaye Kibamba suko byagenze ntiyafite ibyangombwa by'ubuziranenge cyane transparency rero yayibonye yayigize ya kane mu bitaro ubucamanza RBS niyo ya mbere kuko iby'imbere ni ubutabera gusa RIB parike abacamanza ikigo cya gatanu ni amabanke yo buri mu nguzanyo mu wayene ni 188 mu nguzanyo mu kwishyura inguzanyo mu cyamunara ibyo birashoboka ntago matinda amabanke ni privé tugeze muri ibi bigo bibanza bine byose ni bya leta kuko abakozi babyo bafata izo ruswa bakorera leta bahembwa mu misoro y'abaturage iyo mbonye private sector n'amabanke umuprivé we rwose mbigendamo gake ngenda buke kubera ko arica business ye ariko abandi barica business y'abanyarwanda mu mafaranga abanyarwanda babahemba impact ntabwo ari imwe ndabyumva kabisa local government sasa inzego zibanze 39 mu wayene local government 39 mu wayene aho ngabo ni hahandi mu myubakire uno guhera ku murenge kugera ku karere kuva ku karere kumanuka ku mudugudu ibyangombwa byo kubaka ibyo byo kuvugurura amazu ibyangombwa by'ubutaka ibintu nk'ibyo 39 hanyuma ndakurikizaho Rwanda Revenue ni yakurikirana uko Rwanda Revenue wasake urabizi mu kubona amazi yamanutse yari iri hejuru ariko nuko bayisatuye bayigabanijemo kabiri yabaye ibigo bibiri wasake bisigaye ni amazina gusa mu wayene y'amafaranga byo wenda reka nongere mpera inyuma mu mashuri ya segonderi mu wayene ya ruswa ni 5,000 azubwo ruswa ya 5 abaprofe bari kurya 5 yes oya mu bigo bya segonderi 5 ni ibihe rero ni bimwe byo kuba wahentanda
uti bihangana umwana nzaba mwishyurira ariko genda unywa agafanta. Ni bimwe byo kuba wagera kuri gate ku munsi ugiye gusura umwana atari umunsi wa visite uvuga ati ntabwo byebewe ugatanga akantu ngo winjire mu kigo. Urumva abo rero nibo bari uhereye hasi abanyuma ni segonderi, ibigo bya segonderi ni 5,000, ibigo bya primaire ni 6,000, ahubwo muri primaire ndabona ndio batanga menshi. Kaminuza ni 10,000, rura 14,000, rege 21, rege yaramanutse. Ubushize iyi raporo kuri rege yazaga imbere turaza kubireba mu ma pourcentage. Rege private sector moyenne yo muri private sector ni 23. Ariko mu gufata nyinshi mu kwitanga ku bwinshi babantu benshi turareba umubare w'amafaranga n'umubare w'abayitanga. Umubare w'abayitanga private sector izi imbere, ariko mu mubare wayo batanga iri hagati ku 23,000. Nuvuga ngo ifata kimwe cya moyenne ni kimwe cya 10 cyayo RIB ifata. Za TVT traffic police moyenne 42, urabyumva nawe niba abashoferi bafata samperi mbi bamuca yabona ari 50,000 akavuga ati afandi wafashe 5 cyangwa 10 abo ni make. Good, nibyo nyibyo ubwinshi. Donc isomo ririmo nuko inzego zifite aho zihura n'ubutabera twirwa turirimba nizo zifata ruswa nyinshi. So rero ndabona hari indi page yego iyo iragaragaza ibyafashe ruswa nyinshi ya benshi pana mu mafaranga. Hariya ni moyenne y'abantu batanze amafaranga. Abantu 16 muri RIB bagejeje miliyoni 4 ari 16 gusa. Ariko muri private sector nubwo moyenne ari 23 bayitanze ari benshi. Babyumva? Umubare w'abatanga. Umubare w'abatanga ni benshi ariko batanga duke. Muri RIB abatanga ni bake ariko batanga menshi. None birumvikana ariko abatanga menshi rero. Private sector ifite ruswa ya 9% niyo ya mbere. Hagakurikiraho amashuri yisumbuye 8. Nubwo twabonye mu mashuri yisumbuye moyenne ari 5 ariko hafi ya yose arayirya naba kabiri. Kandi nibigo mu bigo bya leta bakurikira private sector ni yaba privé nabikubwiye. Uba PS private sector ifite 9% rya ruswa itangwa mu Rwanda niyo ya mbere. Hagakurikiraho ibigo bya segonderi bifite 8.3. Hagakurikiraho traffic police ya moyenne ya 42 ariko atangwa na benshi. Wasanga n'umunyonzi agera bagatanga, umumotari, umutaximeni koma cyane adafite plaque. Amagare se niba yapakira none se niyatanga igihumbi gare ry'akaritahana. D'accord. Traffic police ibijyanye n'umutekano mu muhanda, gusuzuma ibinyabiziga, contrôle technique, permis, aho hose moyenne nako nibo ba kabiri ba 7.5 kwijana. Naba gatatu nyuma ya segonderi. Private sector, segonderi, polisi yo mu muhanda. Hagakurikiraho noneho ibindi bigo, amashuri ya primaire, rura, inzego z'ibanze, RSB, wasake, tivete, rege, parike na RIB. Wabonye parike RIB n'inkiko birakurikirana nanone. Biri mu bururu byo bose bafite 2.7. Mu bwinshi bw'amafaranga nibo batatu ba mbere. Mu bwinshi bw'abayitanze bazamo hagati ariko barakurikirana bafite 2.7. Abyumva? Ntabwo abayakira ari benshi nubwo hatangwa menshi. Yego. Abayakira cyangwa abayitanga si benshi. Ni bake batanga menshi. Abibyo byose. Muri RIB parike mu nkiko hatangwayo menshi ariko atangwa na bake. Mbona bayakira ni ariko ni bake par rapport yabo ubushakashatsi bwagezeho. Ntabwo bwazengurutse igihugu cyose. Ni sample. Ni sample. Ntawabura gushimira ibigo bimwe na bimwe. Nk'abatanga service medicale, ibigo by'ubuvuzi, ruswa iri hafi ya ntayo 0.1. Aho ntayo 0.1 nabwo ni nka kwa kundi ushobora guha umuparanto udufaranga 2 cyangwa umukirina oya nk'umuparanto kugira ngo akwigiriza imbere rendez-vous na muganga ayigize imbere, cyangwa se wa mu security bya bindi byabaye ku bitaro bya Nyarugenge
ufata akanyenyeri k'igihumbi kugira ngo yemerere abasura abarwayi mu masaha yemewe cyangwa atemewe, kuko wabonye ko byatejeshaga intambara irarota hagati y'umusekirite n'umurwaza. Aya rero niyo ibijyanye ibigo kimwe n'igice kimwe ni make cyane, ni make cyane. Urumva bishobora kuba biri nko mu mavuriro atarenze 5 mu gihugu. Abandi kaminuza nazo ni 0.6. Ibigo byose bitageza kuri rimwe ndabisoma. Kaminuza uziko ari sawa. Ibigo byose bitageza kuri rimwe biri munsi yatangaga. Kaminuza ruswa muri kaminuza 0.6 urumva bigenda bigabanuka. Wenda ku mibarize ubundi kera abantu habagaho kudodesha igitabo, habagaho kugura amanota. Hari umukobwa wigeze gutanga ubuhamya mu rusengero Igisenyi avuga ati bana warakoze nta gifaransa nzi nta kinyarwanda nta cyongereza ariko narazisistenze. Ubwo urumva yiki se yashimaga siki nukubera yaciye muri zino nzira transparency iri kuvuga. Urumva kugura amanota byaravuzwe, kugura amanota byaravuzwe, kujya kwandikisha ibitabo iruhande byaravuzwe, ariko nk'ibi ngibi par exemple ibitabo hari kaminuza zitakibyandika nta kwigora, hari n'ababyandika en groupe. Ikindi amabanki nayo afite 0.9 ntabwo ageza kuri rimwe yandi twavugaga. Hanyuma Rwanda Revenue 1.4, hanyuma za ONG 1.6. Nari nabivuze rero ko bahita bakurikira abangaba, bahita bakurikirana na abacamanza RIB parike bafite 2.7. So ni byiza rero duhereye hasi ntabwo begeranye. Ni byiza rero ko urumva service medico konguzi vraiment na za kaminuza reka tuzishimire. Ngewe ubwo mbambireba banka sinzitindaho kuko zimanaginga yazo ziriye ruswa, uriye ruswa mu ngwate, uriye ruswa yo kugira ngo utange inguzanyo. Urumva hanyuma ugaha agaciro inzu ya miliyoni 5 ukayibarira miliyoni 50 kubera ko wariye ruswa. Iyo banki zahomba kubera ko mu cyamunara bazaza mu cyamunara basanga yanze ko agaciro kayo ne 5 ariko kubera ruswa bakubwiye ko ari 50 utanga inguzanyo ya miliyoni 30. Nukuvuga ngo bagomba private sector n'amabanki bagomba kubyirinda kubera ko nibo bihombya. Naho wo mu kigo cya leta hahomba leta niyihomba. Iyo urebye bari abantu nabikubwiye muri gereza ukabona abaroza niyo menshi, abantu bose bapfunze batarakatiwe kubera za ruswa, bari kurya ibya leta. Urabyumva? Bari kurya ibya leta n'umukozi wariye ruswa arimo arakora nabi. Urabyumva? Kandi abo bantu batakaza. Abo rero nibo nkunda kureba cyane. Kuko banka yo itunzwe na ruswa ntiyamara kabiri. Yahita yisenya. Yahomba. Ndabona noneho tugiye muri service. Tugiye muri service mbese nko kuvuga ngo isa ya mafaranga bayatanga bagura iki? Ikibwa kibu. Nize service zibona ruswa cyane. Tutarebye ibigo. Ariko n'ibigo turakivuga iyo service itangwa n'ikihe? Local government niyo ya mbere. Mu kurya ruswa kubera service itanga. Bihera hehe? Muri local government niyo mbora mu gatuku. Imituku yose ni local government. Imituku 2 ni local government. Icyambere nuvuga ngo ruswa itangwa mu gusenyera, mu gukuraho inzu zubatswe nta byangombwa. Noneho umuntu yamaze kubaka nta byangombwa baza kumusenyera agatanga akantu inzu ikagumaho. Iyo ni aho niho hari menshi cyane 52%. Ariko mu mwaka ushize bari 71 bamanutseho 19. Service iragurwa pe kusase. Ariko urumva iyo reka mvuge ngo ikira iragurwa kubera ko gusenya si byiza ndabizi, ariko nanone impamvu batemera transparency kuri bino bintu ngewe ndababwira ngo mutori ikipe irimo umujyi wa Kigali, RIB, transparency, itangaza makuru, tugende muri quartier runaka dutoranye randomly tuvuge ngo buri muntu nahagarare ku nzu ye n'icyangombwa yubatse agendeyeho, zose zashira. Kari sibyo twifuza, nabo ntibabyemera. Nanjye ubipropose sinabyishimiye kuko hari amakaritiye wahita uvanaho yose. Ugiye nka Zanduba ukajya Zandera ukajya Bumbogo ukajya za Kinyinya aha za Gisozi, wagenda uzibona wazimaraho. Niyo mpamvu umaze kubaka inzu yawe iguhagaze miliyoni wenda 8 kuko abantu batanga bubaka iregaroma n'abafite uburyo buciriritse buringaniye. Inzu yawe iguhagaze miliyoni 8
kandi nibayisenya isima ntirayongera kubisima itafari irameneka wenda apeni uracyura amabati n'inzugi amakaro arangirika uyu wahiye urashya ukemera ugatangamo ebyiri inzu ikaguhagarara 10 donc nuvuga ngo niyo mpamvu ari ahambere wamaze kubaka umuntu akaza akakubwira ngo kwaka nkayo wazubakishije gusoshe arewe ariko bazurareka kuko n'ubundi nagusenyera uzasubira mu nzira yo gushaka icyangombwa ariko aje kugusenyera ukamubwira uti twumvikane akavuga ati urampe 3 wakwihanganye nkaguhe 2 akazemera ubugize imana ukamuha akagenda niyo mpamvu aha hariho hambere icya kabiri nacyo iyindi serivisi ya kabiri rero nayisa niyo kandi nayo ni inzego zibanze ruswa itangwa mu kubona ibyangombwa byo kubaka kubaka noneho kubaka ntabwo wubatse donc iyibanza niyo gusenya ufite niyo kuvanaho ibyubatswe nta iregaroma nta byangombwa hatangwa ruswa nyinshi kugira ngo bigumeho kandi turazibona izi zose usibye iyi quartier turimo nta bihari ariko dutembereye uburiya uhereye kwa Gakiri uriya musozi wa gisozi yose ukagera Kagugu ukagera Batsinda ukagera Gasanze ukagera Kinyinya nibyo byibereyemo kwa Nayinzira ku Gishure ku Gashure Gasogi Rudashya Masaka Karembure niho hambere kuba inyubako yagezeho ugatanga ruswa ngo igumeho nibyo bya mbere iya kabiri rero ni ugusaba ibyangombwa byo kubaka wenda byemewe cyangwa bitemewe ugatanga akantu biremewe ushobora kuyatanga ngo baguhe kubaka hatajyanye na master plan cyangwa se kuvugurura washakaga kuvugurura bemera kudahindura inkuta ugahindura nk'igisenge wowe rero ugashaka cyangwa ugasaba ka toilette ukubaka inzu yose cyangwa ugasaba inzu y'inkoko ukubaka iy'umuzamu cyangwa icyumba na saro aha rero niho ha kabiri ni ukuvuga ngo nibura uyu muturage yagiye gusaba icyo cyangombwa arabizi ko kubaka binyuranyije n'amategeko bitemewe aho kugira ngo azatange ruswa baje kumusenyera akayitanga ngo abone icyangombwa mu buryo butemewe ibi reka mbigarukeho cyane biravugwa muri za station mu mategeko zigomba kubakwa zitegera abaturage ukabona hariya ku Gisozi ntuyicaho se metero nka metero 5 atuye umuturage nka kira cyangombwa kigomba gutangirwa karu kuko wagombye gutura muri metero 50 z'abaturage mu mastation byaravuzwe Kicukiro Nyarutarama mu mastation cyane cyane icya kabiri inganda ziri mu baturage hari uruganda rukora amapave hariya nima ari mu Kigarama uvuye beretwari ukusha umukugana Karuruma bahora baruvuga rusakuriza abaturage amavumbi bose barya umucanga rurakora ivumbi rikaza rikinjira mu nzu abana bakarwara za bronchite intebe zikandura amashuka gahora bivumbi no mu nkono ivumbi rijyamo uriya muntu nubwo ari provisoire kugira ngo inyubako nk'iri yeho ubone cyangwa cyo cyabire nta mafaranga ni ruswa kuko ntago ariko by the way hariya umujyi wa Kigali warabesha abaturage niba uwo muturanyi baramuhabwiye ngo ubaka inzu yo guturamo ya niveau imwe aha ni imiturire bwacyo ukamuturanisha n'uruganda rurarusakuza rutumura ivumbi nta kinini ruswa ibyo nikanambuke Nyacyonga hari ahantu hari undi nawe muri bayitwa Rudomoro nigeze kujyayo ariko amazina ndayazi reka mwihorera Rudomoro nawe atuye uruganda rwe rusakuriza abo begeranye ruraruta igisinzu urabyumva ariko umushinwa uhegereye arazenguruka manza ngo yarageze mu karere akavuga ngo ibyo ntibikureba yavuze ati ubundi munyereke ubushinwa kazi yavuga ati ariko munyereke icyangombwa cyemerera uru ruganda kujya hano kuko yagira ngo agere case yajyana mu rukiko avuga ati hano ni mu miturire none bahazanye uruganda baramubwira ku karere baramubwira ngo iby'ibyangombwa ntibikureba urabyumva iby'ibyangombwa ntibigira gute ntibikureba nuvuga ngo uwo Rudomoro arashobora kuba yarubatse one akabura icyangombwa atanze amafaranga cyangwa se akaba atanga amafaranga ngo urwo ruganda rutahava ubwo saho mvuze ni henshi zirahari urumvyo awazirangiza indonye Norbert kesi ya Norbert na bampora iki sibyo sibyari ibyo aha su ruganda rwa United muri quartier residentiel cyane ibiri byo transparency rero service ya gatatu rero
serivisi ya gatatu ahangaha bifite kubona ibyangombwa byo kubaka bifite 34 ariko umwaka ushize byari 65 byagabanutsemo hafi kabiri byagabanutsemo hafi kabiri ariko karacyari keje. Serivisi ya gatatu school feeding program gahunda yo kugaburira abana ku ishuri niyo ya gatatu ifite 25%. Ni ukuvuga ngo ahangaha biba ruswa izamo niyihe ni umuntu upatana kuzagaburira abana bazamura agatanga ruswa kwa directeur bakazamura igiciro cyangwa akazamura umubare w'abana bariye akajya bara n'abasibye n'abarivuyemo bose are agakora fagitire. Icyo ni kimwe. Icya kabiri biravugwa agahaha biki yes icya kabiri biravugwa ko hari abadirecteur bashinga amakampani y'abaringa akaba ari yapatana ibyo biraka biravugwa muri ntuza muri cyungo handi nahoze mvuga kwa Murindwa bafashe umudirecteur agiye kugurisha amavuta litro amajerekani 10 nangahe y'amavuta ayajyanye muri butike akabare mantu ayajyanye muri butike y'umuntu ngo bitameya. Izo ni cases bazabona mwe n'itangazamakuru n'ahandi. Donc abadirecteur bakajya muri business au detriment y'abanyeshuri kuko yagiye muri business. Ejo twabonye inkuru Rubengera muri Karongi hari akarere kicaye affaires sociales Mukase Valentine niwe wabaye meya ariko ikigo kiri muri uriya murenge akarere kicayemo kirukana abana ngo ntibazanye amafaranga y'isabune na papier hygienique kandi iyo papier hygienique bayigura mu kigo yararanguwe ku kiranguzo ko ntabwo bagiye kuyigura yarategewe n'ikigo bayizana ntibayitange uko bayirangura bakazamura kandi ugomba kuyigura none ikigo kinjiye muri business. Ikigo cyose gifite butike kigurisha ku gicuruzo nikiba cyararanguye kuri freze ikigo nyine none se kuki bagombye kugisubiza uko bagifashe muri butike cyane kuko niba hari imodoka y'ikigo niyo yagiye kuzana ibyo bintu inywa mazutu ya leta none uzanye ibintu urashaka inyungu nahangaha byagaragariye. Ikigo cya kane service ya kane ni traffic police traffic police mu gutanga permis bafite 19 n'ibice 4 bahoze ari muri 2002 bari 52 2022 bari 52 aba bagabanijemo nka gatatu 19 yego bagabanijemo gatatu kubera iki ngira ngo niyo mpamvu baje mu bururu yego baje mu bururu nabakane bagabanitseho gatatu kubera iki urabona ibintu byo gutanga amaperimi buruva ngo indyogo zaragabanutse gukorera abatanga guswa ngo bakorere provisoire bo niwo nurayini bakajya kwa mwarimu Krema akakwigisha iminsi 3 ukishyura nyuma ibyo byarakemutse aho gutanga ruswa uyaha Krema akayiguhesha gutanga ruswa yiki wagiye kwa Krema wagiye kwa Krema uri gutanga ruswa ibaguca ibihumbi 70 genda wige kwa Krema provisoire uzishyura nyuma definitive nabwo muravugana amafaranga ntabwo ari menshi aho kujya gutanga ruswa. Icya kabiri cyakemutse nuko haje ikigo cy'ibizamini bya traffic mbere byarakavuyo bamwe bagatanga kwiyandikisha n'intambara abandi bagatanga ruswa ngo binjire urabyumva noneho urabona icya kigo bazanye cya Hitayezu kiba mu Busanza iki kiri mu byatumye iyi mibare imanuka cyane biva kuri 52 bijya kuri 19 ariko se sibwo gitangiye uti nibwo gitangiye nyine ariko ni cy'uyu mwaka iyi raporo ni y'uyu mwaka donc kuba aho naho gitangiriye wari gutanga amakuru ko yatanze ruswa aravuga ati ntayo natanze kubera iki yaciye muri kira banakajije ingamba zo kuri tele kuri tele hari ukuntu umuntu yabaga afite ijambo ariko yego hari abapolisi bazaga aho ibizamini bibera ntabwo bigishoboka. Ibyo rero ni ikigo cya kane ni gutanga akazi muri secteur privé ariko byose ngewe rwose mu myemerere yanjye nta kibazo kuko umuprive agatanga akazi ari ruswa ibyo biramureba niwangaje umukozi w'umuswa kubera ko yaguhaye ruswa azaguha umusaruro mukeya bagutumye wenda umuntu wize electronique aje gukoresha imashini urabyumva imashini waguze miliyoni 300 uriye ruswa uzanye utayizi arayica uzagura indi ya 300 nuvuga ngo muri secteur privé ni ku nyungu zawe shaka umukozi do qualité ku nyungu zawe naguha service mbi kazi yako
niko bimeze. usanga se ahubwo ari n'abakozi nyine bakora muri izo secteur privé nyine nabo bakora ibyo ngibyo ariko mu gihombo cy'aba boss babo. Nyine nibyo nkubwira, nyine ni igihombo cya boss. Boss rero ushaka inyungu azirinda ruswa, akoresha abakozi dokari. Naguma muri ruswa kazi yake byo biramureba, azakinga imiryango. Okay. Nta muwenge mufitiye uketse niba atagamije inyungu. Okay. none se baraguha reka nkubaze. Ushinze uruganda rw'inzoga, bati dukeneye umushimiste wo gushyiramo umusemburo. Uhamagaye Karegeya wize letre kubera ko naguhaye 500. Ninjya kuzivanga ari sulfate hari ibintu bita bya benzoate de calcium cyangwa sulfate de uranium, abivanga kimwe nkagisimbuza ikindi. Inzoga izabiha uyimene ya 500, numena hirigisi ya 500 naguhaye azabagiye yose. So nuvuga ngo ku nyungu zawe koresha abakozi do karite. Ubushize nko muri ano mezi transparency yari yasohoye umwaka ushize. Muri ano mezi yari yasohoye gender based corruption, ruswa ishingiye ku gitsina. Private sector yari iya mbere cyane mu mahoteli. Mu mahoteli umukobwa yatanze ubuhamya aravuga ati iyo utaryamanye na boss uhora mu bukirina, mu gihe iyo muryamanye akuzamura mu ntera ukajya gusasira ababosi ba VIP batanga tip. Ariko gusasa byo ntaho babyiga, no kurambura ishuka nibura ngo ntabwo cyo yakwica. Ariko sipoza erega ruswa ishobora no kukuzanira n'ibindi, ashobora no kugutanya, ashobora kuba icyitso cy'indi hoteli akasasa nabi cyangwa agasasira hejuru ya nyamuca. Undi yatanze ubuhamya icyo gihe wo muri Burera avuga ko yaryamanye na bosi agasanga harimo binuzire munonga. Avuga ati ahantu sinahava, ahita mupanya ati kugira ngo atagira n'undi ukoraho. Avuga ati inzu ninge nzayishyura, ninge ngirana amasezerano na nyiri inzu, dore ibikoresho by'igikoni, dore igitanda cyiza, nzajye nkomanga ukingure ndyame. Ariko nimpabona undi muntu keba nayo umukobwa yatanze ubuhamya ati ubu bosi yarampangiye, namuhaye rimwe yumva biranuzira, araza akaruhuka, byose yarampaye. Ibyo rero uwo mu privé, uwo mu bosi nuzi inyungu, ushobora gusanga iyo service ayibonye hafi. So umukozi n'umukozi we, sibyo? Wenda yatangaga miliyoni uretse gatoya. Konsoma service itonde nteri metero. Umubosi ufite hoteli akaba afite umukozi babyumva kimwe, yakodeshereje inzu, yaguriye ibikoresho by'igikoni n'ibyo kuryama n'intebe zo muri salo, akanamuhahira. Ushobora gusanga ku kwezi inzu ya Burera 20, 25, 30 no guhaha bigakubita 100 n'umushahara muha. Mu gihe kugira ngo abe yajya kwinezeza n'utari umukozi we byamusabaga kuva Burera akaza i Kigali kandi agahonga 300. None afite ahantu 300 ku ituri imwe cyangwa umunsi umwe. None afite uwo babyumva kimwe abona hafi, aho abishakiye niyo yaba ari mu kazi ahita avuga ati dutahe. Amubona hafi, nta transport irimo, nta guhonga kundi, birarangira kuri wa mushahara no kumuhahira. Urabyumva? Uwo mu boss rero ushobora gusanga iyo bikorera ariyo nyungu ya hoteli, kuko kuza i Kigali ataye akazi bamwibe, urumva ingaruka zabyo. Ariko kuba yakenera akantu akavuga ati akamurya kara cyaka akamubipa, genda ndaje, bakagenda iminota 30 cyangwa isaha imwe cyangwa 2, umwe barangiza umwe agasubira mu kazi undi akaruhuka. Ariko atagombye gutega ajya Musanze ngayo ngiyo Buranga ngiyo Nyirangarama kugera i Kigali akarangira. Essence nubwo ufite imodoka nyine niyo transport nakubwiye, iyo ufite imodoka ne essence cyangwa gutega uraje i Kigali biragusaba amajoro 2 kugira uzasubire Burera. Ariko ufite umuntu mu byumva kimwe mukabipanga, ni wowe uzi inyungu zabyo. Nk'uyu sinavuga ko ahomba iki, wenda kiretse uyu mukozi agiye akirara agakora nabi cyangwa akirata ku bandi. Ariko muri privé ruswa ishobora kubamo ni, ariko nikiza ko ari nayo influence cyane ikunda kubaho. Iki umukozi kwirara kwirata ku bandi. Ariko cyetse umukozi w'igicucu nyine kuryamana na bose bituma wigira karakajya. Hari abagore bazi ubwenge iyo diri icamo, aba exemplaire ntihagire n'unabimenya, bakanamuzamura mu ntera ntihagire n'uvuga. Buriya no mu ishuri refata urugero, buriya mu ishuri umunyeshuri w'inkubaganya ari umuhanga, ntibibuza mwarimu kumukunda. Gukubagana ntacyo bivuze kabisa. Ruva rero ngo umukozi na boss muzima ushaka inyungu ahera ku mukozi w'umuhanga ukunda akazi utakwica akazi. Babyumva kimwe, ni nka promotion abahawe internet akaguma ari wa wundi. Ntago wajya ku muntu usanzwe ari biri hanze
umuntu usanzwe n'ubundi nta discipline afite se wamushyiramo icyizere gute? Okay, ndabonamo ya minota nayirengeje, reka njye hasi ibigo service za nyuma service za nyuma doko zifite ruswa nkeya, speeding in process of getting water, kwihutisha dossier yo muri wasake byaragabanutse, nibo banyuma bavuye kuri 63 bagera kuri 13, bagabanutse inshuro enye wasake. Rege nayo kufungura dossier yo gufata kubona umuriro, Rege yavuye kuri 63 iba 14, bo bagabanutse nka gatanu. Kubera iki? Ibireka mbivuge, reka mbivuge ibi bigo twabivuze kenshi muri auditeur kwa auditeur general n'ibingibi bya ntuza, impamvu bakiri muri izi 63 na 33, umuyobozi wa Rege wa wundi wari umuzungu je crois, yahise atanga message kuri Twitter ati nibizongera mu kigo cyanjye, kuko umwaka ushize bari abambere. Yego, none yavuye kuri 63 aba 14. Rege, tubashimire Rege yarakoze. Uwo muri wasake naho urabona ko icyabaye nuko wasake bayiciyemo ibice bibiri, ariko nayo hari ibyo yakosoye, iva kuri 63 igera kuri 13. Donc yamanuyeho 50 yose yamanuyeho, hanyuma Rege yamanuyeho 52. Ibi bigo byakoze improvement vraiment, nibyo gushimwa ubwo turashimira Giselle Umuhumuza na Shehe Omar Munyaneza. Ikigo bagisa abo ni wasaka, bombi bayobora wasaka, ikigo bagisatuyemo kabiri. So rero ahandi expending court case expediting court case mu bacamanza naho ubu bari kuri 14, bari naba gatatu turutse inyuma. Expediting court case ni nko kugira gute, ni nko kwimura kuyegeza imbere whatever, kohereza expedite busu harimo kohereza ibintu nk'ibyo. Donc mu bacamanza naho bafite 14 n'ibice 8%, no kwinjira muri za TVT 16. Muri make nibyo izo service byumvikana ko nubwo benshi bagerageje kugabanya, ariko urumva ko mu myubakire ni ikibazo, ariko amazi n'amashanyarazi perfect. Ubu rero iyo mvuze ngo amazi, iyo mvuze mu myubakire, wasanga nabo batanga ruswa harimo abakiriya bacu bo ku INKIKO Plaza, ariko nta kibazo bajye basaka ibyangombwa cyangwa se bace kwa matiyo. Ya company N&M yitwa Nyandwi Matiyo, wasanga nicyo bivuga N&M Vision Limited. Iyo uyihikiraka cya burundu, iyo uyihikiraka cyo kubaka, plan y'inzu ni yayo, no gushaka icyangombwa ni ibyayo, urumva ntibyakenera iyi ruswa. Hanyuma yarangiza yamaze gufata icyo kiraka, nimero ze ntajya ntuzibuka, 07 za Matayo 099. Iyo umaze guha ikiraka N&M Vision Limited, ikagukora plan y'inzu, ikagushakira icyangombwa, ntibikenera ruswa. Warangiza agahita akora devis y'ibikoresho ku INKIKO Plaza. INKIKO Plaza nta byuma igira. INKIKO Plaza ku makaro, ku marange, kuri gypsum, rangete, amatara n'ibyo kurangiza inzu, amabati akazirwariza n'ibyuma. Byarangira iby'ibikoni akahamagara Manuel mu Bushinwa. Ubwo INKIKO Plaza ntago ntanze nimero. INKIKO Plaza ni 0783 250 ibitabonetse byo gukora mu gikoni, ya mabuye ya marble na granite, agahita ahamagara mu Bushinwa. Ahamagara mu Bushinwa, abagrossiste bakarangura mu Bushinwa, na INKIKO Plaza yarangura. Nimbwira abagrossiste abarangura abazana ibyo bikoresho by'ubwatsi mu Rwanda ko bajya bajya kuri urwo ruganda, bagahamagara akamenyetso ko guterana, bagamana Manuel ikimenyetso cyo guteranya 86 130 630 42 720 mu ruganda, bikaba biratunganye. Warangiza ugiye gutaha inzu, imodoka yawe iranywa cyangwa iracumba umwotsi, genda VK2 Green Tech bayisuzume n'imashini bafite, nibabona aho irwaye muri moteri baguha amavuta yitwa X1R atuma moteri igarura ubuzima, ni vitamine ya moteri. Moteri ikagarura ubuzima, ikagabanya gucumba, ikagabanya no kunywa, essence ikagabanuka wakonsomaga. Warangiza umushoferi wawe, abe madamu, abo umwana, nawe n'abashoferi wabuzaho akazi, jya ubanza babaza aho bize. Ese ni kwa mwarimu Clement? Yego. Green Tech
vuga nimero 82 96 26 80 nujya kwangaje shoferi mubaza aho yize n'abatari kwa mwarimu Clement umubwira uti subira ku ishuri egekaho mwarimu Clement aguha n'igitabo kubiga provisoire ukishyura nyuma igitabo kigura 11,000 cyitwa ngo ki menye utsinde iyo ugiye kwiga kwa Clement kwiga mu ishuri iminsi 3 ubu burangije kandi wishyura nyuma umaze gutsinda washaka ukagura igitabo cya 11 ukazakora online ibyo birashoboka definitive ni iminsi bikeya cyane murumvikana umumwari umujoveri utarize kwa Clement rero ntago wamuha akazi uri umuntu usobanutse so muri make ngibyo abantu bafite amasambu ibugesera mwihangane ndumikire Ernest topographe nubwo atabisabye ariko n'umwana w'umujyambere reka mutumikire abantu bafite amasambu za Bugesera adakasi kwa kundi Bugesera usanga ngo ni muri peyizana ugasanga umuntu afite hegitari yose ibibanza byose bigifatanye mukagura ugategereza ko bizagira hamagara topographe Ernest aza gupimira ubutaka bwawe